Iki kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'abagize ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi cyabereye i Nyamata mu karere ka Bugesera, aho iyi kipe ikunda gukorera umwiherero mu gihe yitegura amarushanwa mpuzamahanga. Ni ikipe y'Amavubi yagarukiye muri kimwe cya kane cy'irushanwa ry'amakipe y'ibihugu bya Afurika agizwe n'abakinnyi b'amaklabu y'imbere mu bihugu CHAN. Mu mikino ine Amavubi yakinnye muri iryo rushanwa yanganyije 2, atsindwa 1, anatsindwa undi. Umusaruro Perezida Paul Kagame asanga atari mubi. Cyatumye rero mfata uyu mwanya nkongera nuko mbona nibura ibihugu ikipe y'igihugu dufite ubu n'ukuntu yakinnye ndetse no muri ibyo bibazo byose bavuga anyuzemo bijya gukina mu marushanwa nk'ariya, mutarabonye kwitoza bihagije wenda n'ibindi bibazo, ariko noneho product ikaba kuriya cyavuyemo cyagaragaye. Ni ukuvuga ngo dufite timu itameze nabi. Hari ibyo numvise ko FIFA ubundi igenera teams mbere byajyaga bikorwa ku buryo budasobanutse cyane, ariko kugira ngo agenda bijya mu buryo, ariko nari nasabye ko natwe nka leta twashaka icyo tubagenera kirenze kuri icyo ngicyo, kiyongera kiza kiyongera kuri ibyo ngibyo. So nagira ngo rero byo minisita arabibagezaho no mu mikoro yacu make nk'igihugu nka leta ntabwo tubura bikeya byangombwa dushobora gushimira abantu tukagira icyo tubaha tugakomeza tugatera imbere. Ku ruhande rw'abakinnyi, abatoza n'abandi bagize ikipe y'igihugu Amavubi ngo impanuro z'umukuru w'igihugu ziri mu byabateye akanyabugabo kugira ngo babashe kwitwara neza muri CHAN. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, by'umwihariko twagira ngo tubashimire ku nama, impanuro no kubana natwe mutahwemye kutugaragariza kuri buri mukino. Tubashimiye kandi kuri motivation mwaduhaye kuko nabyo ni ingenzi. Nubwo tutageze aho twifuzaga kugera, hari icyizere cy'uko mu marushanwa ari imbere Nyakubahwa Perezida wa Repubulika tuzabigeraho bitewe n'ubushobozi abakiri bato bagaragaje muri irushanwa ndetse n'umubare munini w'abakiri bato bari mu ikipe nkuru y'igihugu Amavubi. Minisitiri wa Siporo Aurore Munyangaju Mimosa we avuga ko gutegura abakinnyi hakiri kare kandi bigahera mu bakiri bato biri mu by'iyi minisiteri ishyize imbere kugira ngo Amavubi arusheho gutanga umusaruro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri principles of management habamo ibyo twita ibyitwa 3 P's of successful management, arizo people, product and process. Uburyo rero aba basore bacu bitwaye barangajwe imbere na head coach byagaragaye ko rwose abakinnyi turabafite, aribo people turabafite mu Rwanda, kandi ikijyanye na product Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuba bakina umupira nabyo byaragaragaye ko tubishoboye, ariko process mu mitegurire n'imicungire haracyarimo imbogamizi, haracyarimo ibigomba kunozwa no gushyirwa ku murongo kugira ngo national team yacu itange umusaruro abanyarwanda bayitezeho, itange umusaruro Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwifuza. Tubijeje rero ko mu bufatanye na Ferwafa ndetse n'izindi federation hagiye gushyirwa imbaraga mu kubaka siporo, mu kubaka sector ya siporo kugira ngo usibye na national team n'imikino muri rusange itera imbere, inateza imbere abayikora mu buryo bwa kinyamwuga. Ku rundi ruhande ariko, Perezida Paul Kagame asaba abakina mu ikipe y'igihugu kubakira ku kinyabupfura n'imyitwarire myiza, gukora cyane no kwigirira icyizere aho kurangazwa n'amarozi yakunze kuvugwa mu mupira wo mu Rwanda no muri Afurika muri rusange. Ibintu byose burya bibamo dose ya discipline
ituma abantu bakora ibintu mu buryo buri professional, discipline, bituma uguma ku ntego yawe ntuteshuke ngo ujye mu bindi. Kera abantu bajyaga banyura ngo half 50% igice cya mikoro yagombaga kugenda ku mipira cyagendaga mu bintu byo kuraguza, ibintu byo kuroga, abantu bakajya mu izamu bapfunyikamo ibintu biriya ni rwose mu bintu bya discipline kandi no mu bintu byabasubiza inyuma mukagera kuzimira. Ntimuzabikore, ntimukabijyemo. Mujye mukina, mwigirire icyizere, umenye ngo umukinnyi warateguwe, kipe yarateguwe, yajyamo igakina igatsinda cyangwa igatsindwa, birasanzwe. Ariko mujye mwibaza, ari ababikoraga batsindaga buri mukino wose. None se ko bisa n'ubundi ubikoze utanabikoze birasa. Abakunzi ba siporo basanga umwanya umukuru w'igihugu yageneye ikipe y'igihugu Amavubi ushimangira ubushake afite bwo guteza imbere siporo, nyuma y'aho mu mpera za 2019 ashyizeho Minisiteri ya Siporo kwayo igatandukanywa n'iy'urubyiruko n'umuco. Divin Uwayo, Radio Rwanda, mu karere ka Bugesera.